Yesu nashimwe. Tubahaye ikaze kuri channel yacu ya Hirwa 4 TV. Uyu ni umwanya w'ijambo ry'Imana. Ariko mbere yuko twinjira mu mwanya w'ijambo ry'Imana, reka tubanze dusenge. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, turagushimiye kuko uri Imana ikomeye. Turagushimiye kubw'uyu mwanya utanze. Turagushimiye kubw'uburyo bw'icano watanze kugira ngo tujye tunyuzaho ijambo ryawe rigere ku bantu batandukanye bari hirya no hino mu ngeri zose. Ibyo tubanze kugushimira mu izina rya Yesu. Iri jambo tugiye kuvuga ni ijambo ryawe, ni ijambo rikomeye, ni ijambo rihambaye, ni ijambo ryahinduye imitima ya benshi, ni ijambo rifite icyo ryamaze, ryakoze. Rero reka rigere ku bantu ribabere iry'umumaro mu gihe nk'iki. Kandi mwami udushoboze kugira ngo iri jambo ritagira inkomyi, kuko ari wowe wenyine urisohoza, niyo yaba imyaka ibihumbi ujye urisohoza. Sengera y'abagiye kuryumva kugira ngo uzabaho umugisha kandi ubagirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Muri uyu mwanya w'ijambo rero ugiye kuribagezaho, amazina yanjye ni Habanabakize Gabriel, bakunda kwita Jibril, abantu benshi banzi ku iryo zina. Nkaba nteranira muri Methodiste Libre Kicukiro. Tudatinze rero, reka turebe ijambo tugiye kuganiraho. Inzego enye zifasha cyangwa se umuntu ashobora guhagararamo akamenya ko ari umukristo mwiza ujya mu ijuru. Kandi ni nazo nzego z'ukuri zihari, zishobora kuvuga ku mukristo zikamutandukanya n'utari umukristo. Reka dusome mu ijambo ry'Imana urwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto wa mbere, igice cyaho cya 2. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, igice cya 2, umurongo duhere ku murongo wa 6 tugeze 7, turangiza dutaruke tugere ku murongo wa 12, turangize no wa 16. Icyo Pawulo yaragambiriye ubwo yigishaga Abikorino. Ku murongo wa 6 turavuga ngo, icyakora ubwenge tubuvuga mu batunganijwe rwose, ariko ubwo bwenge si ubw'iki gihe cyangwa ubw'abatware b'iki gihe bashiraho, ahubwo tuvuga ubwenge bw'ubwiru bw'Imana, ari bwo bwenge bwahishwe Imana yaringanije ibihe byose bitarabaho ngo buduheshe icyubahiro. Dutaruke tugere ku murongo wa 12, haravuga ngo, ariko twebweho ntitwahawe ku mwuka w'iyi si, ahubwo twahawe uwo mwuka uva ku Mana, kugira ngo tumenye iby'Imana yaduhereye ubuntu, ari byo tuvuga, ariko ntitubivugisha amagambo akomoka mu bwenge bw'abantu, ahubwo tubivugisha akomoka ku mwuka, dusobanuza iby'umwuka bindi. Ariko umuntu wa kamere ntiyemera iby'umwuka w'Imana, kuko ari ubupfu kuri we, akaba atabasha kubimenya kuko bisobanurwa mu buryo bw'umwuka. Ariko umuntu w'umwuka arondora byose, nyamara ubwe ntawumurondora. Mbese ninde wigeze kumenya icyo Uwiteka atekereza ngo amwigishe? Nyamara twebwe dufite gutekereza kwa Kristo. Yesu ashimwe. Iri jambo ni ijambo rikomeye cyane, kandi ijambo riri mu buhanga. Ni ijambo Pawulo yandikiye Abikorinto ababwira. Ariko iri jambo dusomye ririmo ibice 4. Igice cya mbere kiravuga ubwenge, igice cya 2 kiravuga umwuka, igice cya 3 kiravuga gutungana, igice cya 4 kiravuga gutekereza kwa Kristo. Hari ibintu abantu bajya bakunda kubamo, kandi ugasanga ni ibintu bimeze nk'aho hari ibintu bidahinduka. Usanga kubera inyigisho zitandukanye, inyigisho rimwe na rimwe
ziba zirimo imvange y'ibintu byinshi bindi utamenya uko bimeze, ariko ahangaha muri iri jambo harimo ibintu by'ukuri bishobora gusobanura ko umuntu ari umukristo ugiye mu ijuru. Icyambere, Bibiliya iravuze ngo ubwenge buvugwa mu batunganijwe rwose, ngo n'iby'Imana yaringanije mu bihe bya kera byinshi, ngo kugira ngo biduheshe icyubahiro, ngo ari nabyo tuvuga, ariko ntitubikomora mu bwenge bw'abantu. Iyo Bibiliya ivuze ngo si ubw'iki gihe, si n'ubw'abatware b'iki gihe bashiraho, hari icyo Bibiliya ishatse kuvuga. Ubundi niba Bibiliya ivuze ngo ntabwo ari ubwenge bw'abatware, nta n'ubwo ari ubw'iki gihe, biragaragara yuko ubwo bwenge atari ubwenge bw'abantu. Tugiye nko muri Yakobo gatoya 3:16 havuga ku bwenge ibyiciro 4 by'ubwenge, ariko ku bwenge bwa 4 aribwo bwenge bumanuka buvuye mu ijuru. Bibiliya iravuga ngo n'ubwenge butunganye buboneye, kandi ubufite yemera kugirwa inama. Bibiliya ikagaragaza ko ari ubwenge butandukanye n'ubundi bwenge buba hano ku isi. Ubundi hari ibintu abantu bajya bitiranya ubwenge n'ubumenyi. Ubumenyi ni inzira y'inda yo gushaka kubaho. Ubwenge ni ibitekerezo byuzuye, gutekereza kwagutse, biri ku murongo utandukanye n'iby'inda yabitekereza gukoresha umuntu. Rimwe na rimwe niyo mpamvu ubu bwenge ntibuvugwa mu bantu babonetse abari bo bose, buvugwa mu batunganijwe. Etape ya mbere rero iravuga ngo ntabwo ushobora kugira ubwenge bw'Imana utagize gutungana. Ikintu cya mbere cy'umukristo kugira ngo agere ku rwego rwa kabiri, urwego rwa mbere agomba kubanza kugira, agomba kugira ubwenge, gutungana. Kugira ngo atunge ubwenge ugomba kubanza gutungana. Kuko ndabaha nk'urugero, urugero rwa mbere tujya tubona abantu bafite amashuri menshi, bafite amafaranga, bafite ibyo twakita imbaraga z'ubutunzi, ariko wabareba ugasanga ntabwo bakoresha ubwenge. Kubera ko iyo umuntu akora ibintu bitarimo gutungana nta bwenge aba afite. Kuko ubwenge buvugwa ahantu hamwe honyine, buvugwa mu batunganijwe. Abatunganijwe nta mundi muntu ushobora gutunganya undi kereka ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niryo ritunganya umuntu, rikamweza, rikamutunganya. Uyu muntu iyo amaze gutungana, ikintu cya mbere cyihutira kugera kuri we ni ubwenge. Ndiho ndasobanura iyi etape ya mbere yitwa gutungana. Yesu yigeze kubwira abantu mu rwandiko Yohana yanditse, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 15, ngo namwe mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye. Nuvuga ngo ijambo ry'Imana rishobora kutweza, rikadufasha kugira ngo tube twejejwe, dutungane. Nta muntu n'umwe ushobora kugerageza gutungana adafashijwe n'ijambo ry'Imana. Iyo rero umuntu adafite ijambo muri we ntashobora gutungana. Ni nabyo Pawulo yandikiye Timoteyo mu gice cya 3:16 aravuga ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, bifite umumaro wo kwigisha umuntu. Kuri aka kantu kitwa kwigisha, reka mvuga aka kantu. Abantu benshi bitiranya kwigisha no kubwiriza. Hari icyigisho ningira umugisha wo kongera kuvuga nzavuga, ugasanga abantu ntabwo bari kujyana abantu mu kubigisha, kubera ko kwigisha bitandukanye no kubwiriza. Hanyuma ngo bifite umumaro wo kwigisha umuntu, bikamuhanira gukiranuka, bikamweza, bikamutunganya, ngo kugira ngo umuntu w'Imana akore imirimo myiza yose y'Imana kandi ishyitse. Rero harimo ikintu gikomeye cyane, gutungana ubundi kuva mu ijambo ry'Imana. Gutungana kwa nyako kuva ku Mana.
ni Imana iha umuntu amagambo yayo, ayo magambo akayabika muri we, ayo magambo akamubera urukuta, ayo magambo akagenda amuzitira, amubuza kugenda anyura mu bindi bintu bitandukanye, kuko hari ibintu byinshi abantu bagomba banyuramo ugasanga barandavuye, baranduye, muzabibona muri iki gihe abantu barandavura. Abantu twe tuzi ko hari abantu b'Imana biranga bitewe n'iki, gutungana kwabo kwari kutuzuye. Rimwe na rimwe hari igihe tuvuga abantu ko ari abantu b'Imana, tukabita abana b'Imana, tukabita abakirisito, ariko Kristo atabita abakirisito. Kubera iki? Nta gutungana bafite. Kandi udafite gutungana, etape ya kabiri, urwego rwa kabiri rwitwa ubwenge, ntibishobora kubona ko bukorera. Ubwenge bw'Imana bukorera mu muntu utunganye. Ubwenge bw'isi, ubwenge bw'inyamaswa abantu bukorera mu muntu ushaka icyubahiro n'ubutunzi, kugira ngo agubwe neza mu byo ashaka akeneye. Ariko ubwenge bw'Imana bukorera mu muntu utunganye ngo atange umucyo wo gutungana mu bantu b'Imana n'abatarab'Imana baze ku Mana. Yesu nashimwe. Etape ya mbere rero, kugira ngo umuntu w'Imana abe ari umugenzi koko, udatsikizwa n'iminsi, udatsikizwa. Hari ibintu byagiye bikubita abantu hasi, nk'ubu Covid yaraje, abantu bamwe basa nk'abagaragayeho ko batari bari mu rugendo neza, benshi baguye hasi, bikubise hasi. Hari icyabiteye, nuko nta gutungana gushyitse kwari guhari. Rimwe na rimwe baba barigishijwe nabi. Biterwa n'iki? Hari igihe tujya kwinjira mu nzu zitirirwa Imana, uretse ko ibi nabyo ni ibindi, hanyuma twagerayo tukiga nabi, tukavayo nta kintu dufite, nta bagaje tufashe y'Umwuka Wera. Noneho tukaguma kugendera muri iyo shusho ivuga ngo turi abana b'Imana, turi abakirisito, turagenda tugiye mu ijuru, ariko tumeze nka murya nino. Twagera imbere twagira akantu kadusitaza gato, tugahita tugaragara. Kubera iki? Ntabwo turi gukoresha gutungana ku muntu w'umugenzi wa nyawe ugiye mu ijuru. Nk'ubu hariho inyigisho zivuga guhumurizwa kw'abantu, ugasanga abantu baragize, ariko nta musirikare uba uri ku rugamba ngo noneho ngo komanda we amubwira ati nimufate igihe cyo kuririmba mwishime tutararangiza urugamba. Ntibishoboka. Turi ku rugamba, turi abasirikare ba Kristo. Niba turi ku rugamba, tugomba kwiga inyigisho zifatika zikomeye. Paulo yigeze kujya ahantu i Korinto, ageze yazi yuko ajyanye ibintu binini biremereye by'ibiryo byuzuye ngo vitamini biremereye b'ibiryo by'abantu bakuze. Ageze asanga abantu ntabwo bakuze, kandi yarazi ko bakuze. Arangije aravuga ngo bene data, sinabashije kuvugana namwe nk'uvugana n'ab'umwuka, navuganye namwe nk'umuntu uvugana n'abana b'impinja bo muri Kristo Yesu bavutse vuba. Muri make, rimwe na rimwe hari igihe twibwira ngo abantu barakuze, kuko atari twe dupima igipimo cy'umwuka cyangwa cyo gukura muri Kristo Yesu, tukigenda tubibeshyaho kubera yuko twabafashe nk'aho bakuze kandi batarakura. Ikiba cyarabiteye, hari igihe baba baratangiye nabi iyi etape yitwa gutungana, bakayibagirwa. Yesu nashimwe. Icyiciro cya kabiri ni ukugira ubwenge. Ubwenge bw'Imana, Imana yabutanze kugira ngo ubufite bumuheshe icyubahiro. Imana yarabutanze kugira ngo umuntu ubufite atandukane n'abandi afite icyubahiro. Icyubahiro ni ikihe? Ntabwo ari iki ngiki abantu barwanira cyo mu isi. Oya, ni icyubahiro cy'ubwami bw'Imana. Ni icyubahiro ugira, ntutekereze ikindi cyubahiro kiba mu isi kirangirana n'uko umuntu apfuye. Twebwe abana b'Imana dufite ikindi cyubahiro kiva ku Mana, ku buryo niyo dupfuye icyo cyubahiro ntigipfa. Haleluya. Yesu ashimwe. Kuko icyo cyubahiro ntabwo ari icyubahiro gitangwa n'abantu, ni icyubahiro gitangwa n'ibintu bibiri. Nuko umuntu aba atunganye, yarangiza akagira ubwenge. Ubwo bwenge bw'Imana bumubuza gusa n'abandi
nibwo butuma agira icyubahiro. Niko ijambo ry'Imana ryavuze ngo ni ibintu Imana yaringanije ibihe n'ibihe bya kera kugira ngo biduheshe icyubahiro. Ngo kandi ubwo bwenge buvugwa ntabwo buvugwa handi, buvugwa mu batunganijwe. Etape ya gatatu Bibiliya yagaragaje yuko umurongo wa 12 havuze ngo ariko twebweho ntitwahawe ku mwuka w'isi, ahubwo twahawe umwuka umanuka uvuye ku Mana, ngo kugira ngo tumenye iby'Imana yaduhereye ubuntu. Haleluya, Yesu nashimwe. Uyu mwuka w'Imana kamvuga ikintu gikomeye cyane. Abantu benshi bajya bavuga ko ari abakristo bakavuga ko ari n'abakristo. Tukabireba gutya tukakomeza. Rimwe na rimwe nyine nta kindi twanabikoraho, ariko ndagira ngo mvuge ikintu cy'ubwenge gikomeye. Nta muntu ubasha kugera kuri Kristo adafite umwuka wera. Nta muntu ubasha kumenya ikintu Imana yahereye isi ubuntu adafite umwuka wera. Kandi uyu mwuka ni umwuka w'Imana. Reka mbaho urugero rutari kure. Umunsi umwe Yesu yari ari kumwe n'abigishwa be, arababaza ati ariko ubundi iyo mugiye muri rubanda, iyo muhuye n'abantu mukumva amakuru bavuga, mukumva ibyo bamvugaho, mwumva bavuga ko ndinde. Bamwe bati bavuga kuri Yohana, abandi bati Ureliya, umuhanuzi. Ariko havamo umugabo witwa Petero. Petero aravuga ngo uri Kristo, umwana w'Imana. Reka mbabwire ikintu Yesu yasubije Petero. Yesu yaramubwiye ngo Petero, ibyo si inyama n'amaraso bibasha kubiguhereza, ibyo si inyama n'amaraso bibasha kubigusobanurira, ibyo bintu bibwiwe n'umwuka w'Imana, ni umwuka wera ubihishura. Reka mbabwire, usibye natwe tutagendanye na Kristo n'abari kumwe nawe kugira ngo bamumenye. Haleluya, ni umwuka wabajeho kugira, kandi yaje kuri umwe witwa Petero. None uyu munsi umuntu ntazi n'umwuka, igisobanuro cy'umwuka ntaramumva n'icyo ari cyo, araho gutyo kuko azi ko yashyizwe mu bitabo by'itorero, baramwanditse baramubatiza, arangije ava mu mazi, ahagarara hari aravuga ati jewe kuva mbatijwe ndi umukristo, ndi umwana w'Imana, ngiye mu ijuru kuko mbarizwa muri dini runaka. Ariko reka mbabwire, niba n'abantu bari bahagaranye na Kristo, haragombye kuboneka umuntu umwe mu ntumwa 12 nawe ufashijwe n'umwuka wera. Kandi Yesu nakabihamya kuvuga ngo Petero, si wowe ubwawe ubimenye. Bivuze ngo muri iki gihe birasaba ko tubanza kubona umwuka wera kugira ngo aduhereze Kristo. Haleluya. Niyo mpamvu ijambo ryavuze ngo twende twahawe ku mwuka w'isi. Ese ubundi umwuka w'isi ni uwuhe? Haleluya. Ni uwuhe mwuka w'isi utari kimwe n'umwuka w'Imana? Umwuka w'isi, reka mubabwire, uyu mwuka w'isi ubwira umuntu ibintu bibiri. Icyambere, uramubwira ngo ubwo wavutse ukaburiho, shaka ukuntu ukomeza kubaho. Muri uko gushaka kubaho hari systeme zubatswe kera tutazi n'igihe zubakiwe. Rimwe na rimwe, iya mbere mugomba kwiga, iya kabiri mugomba gushaka ubutunzi. Iyo birangiriye aho, nta kindi umuntu aba afite cyo gukora ku isi, kuko umwuka w'isi uriga, ukiga amashuri yawe, ukarangiza gushaka akazi, ukagira amafaranga, bikarangira gutyo. kuba umwuka w'isi icyo ukubwira ni ukwirwanaho ngo ubeho. Yesu ashimwe. Ariko umwuka w'Imana uratuzamura, ukatuvana mu bujiji, ukatuvana mu bubata, ukatujyana, ukatwereka ahantu Kristo ari kugira ngo duhure nawe. Kandi Yesu yigeze kuvuga ijambo, avuga kuri uyu mwuka wera, aravuga ngo ibyiza nuko we yagenda kugira ngo uyu mwuka uze, kubera ko uyu mwuka uzakora ibintu bikomeye. Icyambere, uzahagarara mu isi, uzamura amakuru y'abana b'Imana uyajyane mu ijuru. Haleluya. Wongera ujye mu ijuru, umanura iby'Imana ubizanira abantu. Bivuze ngo uyu mwuka wera noneho nutugeza ku Mana. Undi ari igihe abantu benshi bajya bavuga ngo Imana n'ubutatu butagatifu, bakavuga ngo Imana data twese, Imana umwuka, umwana wayo, ni Imana umwuka wera. Rimwe na rimwe bakavuga ngo Imana ya gatatu, abantu benshi ntibakunda kuyitekerezaho cyane.
bo bumva ko ari umwuka nyine bakabivuga gutyo. Ariko reka mbabwire ikintu gikomeye, ntushobora kugera ku Mana udafite Kristo. Ni inzego. Ntushobora kugera kuri Kristo udafite umwuka wera. Ibyo ntibishoboka, ibyo ntibibaho, ibyo ntibyakwemera. Kubera ko ikintu cya mbere ugomba kubanza kugira Kristo kugira ngo ubone Imana. Icya kabiri ugomba kugira umwuka wera kugira ngo ugire Kristo, kuko umwuka wera niwe uzi Kristo. Kugira ngo tumumenye rero tugomba kubona umwuka wera. Bibiliya yavuze ngo umuntu wa kamere ntiyemere iby'umwuka, ngo kuko aba ari ubupfu kuri we. Hari ikintu kimwe njya mbwira abantu iyo ngeze aha hantu ku myaka 30 n'ingahe mfite, ibitekerezo byanjye uko bingana ntabwo bishobora gukurura Imana uko ingana ngo bijyemo, ngo mfate Imana mu dutekerezo dukeya mfite nyishyire mu bwenge bwanjye kwirwemo. Ntibishoboka. Nuzakubwira ngo azi Imana azaba ari ukugira ngo akwirarireho, ariko mukuri kuzuye Imana uko ingana n'ubunini bwayo ntabwo ishobora gukwirwa mu bwenge bw'umuntu. Njye nagize amahirwe yo kujya ku ishuri, ariko nubwo ntizi ibyo nashakaga, nashaka kwiga imibare. Hanyuma kera nari nzi ko 0 rero ari uwo mubare muto, ariko ngeze ku ishuri nza gusanga ahubwo 0 nta nubwo ari umubare, ahubwo ni izingiro ry'aho imibare itangirira ikora urugendo. Umuntu wese wagiye ku ishuri azi icyo bita guteranya, azi n'icyo gukuramo. Icya mbere guteranya, iyo tugiye mu mibare, guteranya biba ni uguteranya nturangire. Mu Gifaransa nibyo bita plus z'infini, no kuvuga ntushobora guteranya ngo urangire. Noneho wajya gukuramo nabwo ntiwakuramo mu mibare ngo ubone umubare wa nyuma mutoya. Muri make mu mibare ntihabamo munini ntihabamo n'umutoya, ahubwo urugendo rw'imibare ruhora rukomeza. Noneho aka kazeru karimo hano, kano kazeru akatwitaga abantu batagize amahirwe yo kumenya iby'imibare bita 0 ko ari umubare muto, ahubwo ni nk'uruziga rw'ubuzima. Ubuzima niho buri. None Imana ni mweze fini, ahandi ni prize fini. Imana nigira gutangira, nigira no gusoza. Ariko twe turi muri aka kazi kakitwa ubuzima. Aka ngaka tugasangiye ni hene, inkoko, imiserebanya, ikitwa ikinyabuzima cyose kiri muri uru ruziga. Twebwe abantu tugira igihe cyo gutangira tukagira n'icyo gusoza, kuko turi mu buzima. Noneho rero Imana mu gukomera kwayo yubatse ikintu gitangaje. Iravuga ngo ubunini bwanjye ntibabukuramo ngo babumenye. Bagiye mu gukuramo ntibamenye, bagiye mu guteranya ntibamenye, kuko giye singira itangirira singira n'iherezo. Ariko ngiye kwiyoroshya nyure muri Kristo, Kristo nawe ariyoroshya nyure mu mwuka wera, kugira ngo ushaka ngereho anyuze ku mwuka wera akaza kuri Kristo, hanyuma yarangiza akambona. Haleluya, Yesu nashimwe. Nicyo umwuka maze. Umwuka wera afata iby'Imana akabizana akabiduha, agafata ibyacu akabijyana ku Mana. Noneho ngo umuntu wa kamere ntiyemera iby'umwuka. Kubera icyo atabyemera, ntabwo bikwirwa muri we. Biri mu nzira ebyiri zihabanye. Kamere n'umwuka biri mu nzira ebyiri zihabanye. Kimwe icyo gikunda, ikindi kiracyanga. Niba umwuka wera akunda gusenga, kamere irakubwira ngo wisenga. Niba umwuka wera akunda kuririmba, ashima Imana, ahimbaza Imana, aramya Imana, kamere irakubwira ngo ibyo ngibyo ntacyo bimaze, kuko ntabwo icyo gihe bihinduka ubupfu. Ni nk'ukuntu abantu bayorwa n'umwuka wera. Bibiliya ivuga ngo n'abana b'Imana. Kubera iki? Ni ukwera yuko identite zabo zibitse mu ijuru. Kavukire ni mu ijuru. Yesu nashimwe. Noneho Bibiliya yavuze ikintu gikomeye. Iravuga ngo n'amagambo twe tuvuga ntituyakomora ku bwenge bw'abantu, ngo ahubwo ibyo tuvuga tubikomora ku mwuka, tugasobanuza iby'umwuka bindi. Ni ukuvuga ngo reka mbabwire, ubu abavuga butumwa babaye uruhuri ni benshi cyane, kubera yuko invitation ihamagaza abavuga butumwa mu ivuga butumwa, hari invitation ziyoborwa zitangwa n'umwuka wera. Uwo muntu akaba bifitemo impano, akaba bifitemo ari impano Imana yamuhaye,
hanyuma akajya mu ivugabutumwa kubera ko ariko kazi Imana yashimye ko azakora. Ariko hari n'izindi invitation abantu biyandikira akabyuka kumva yabwira abantu iby'Imana, kumva nawe hari icyo yabivugaho. Okay, biremewe, ariko siko bigira umumaro. Ntabwo bigira umumaro kimwe. Noneho rero nuvuga ngo hano hantu iyo umuntu agiye kuvuga iby'umwuka wera, Yesu nashimye, agomba kuba ari umunyamwuka. Icyo ni icyaha. Ibyo avuga bikaba ari iby'umwuka, kandi n'ubyumva akabyumvira mu mwuka. Ntabwo ushobora kuvuga iby'umwuka utari umunyamwuka. Niyo mpamvu uzumva umuntu avuga ijambo akarirangiza nta kintu abantu bakuyemo, kuko ari kurivuga atari umwuka. N'abandi baryumva nabo baba batari abanyamwuka, rivuzwe n'umunyamwuka ntibaryumve. Kubera iki? Byahindutse ubupfu kuri we. Bisaba ngo umwuka asobanurire mu mwuka kandi yigishirizwe mu mwuka. Nuvuga ngo uyu munyamwuka agomba kuvugira ijambo ry'Imana arivugira mu mwuka, akarisobanurira abanyamwuka kugira ngo baryumvire mu mwuka. Yesu ni mwiza cyane. We yari abizi neza, aravuga ngo umumaro w'umwuka ni uko azafata ibyanya akabizana ku Mana. Ngo umwuka ajya amenya amarangamutima yacu tutaranavuga akayageza ku Mana. Yesu nashimye. Mbabwire etape ya gatatu tuyivaho y'umwuka, twinjire kuri etape ya kane, ariyo ngira ngo nsorezeho. Etape ya kane cyangwa se icyiciro cya kane cyo kugira ngo umuntu abe ari umuntu w'Imana uri mu rugendo akomeye, agwije imbaraga, afite ibimuranga nk'umugenzi ujya mu ijuru, atari ibingibi by'abantu bazindutse bakajya mu bintu bameze nk'aho barimo guteramo baraza. Binanababaje kubona umuntu atazi ibyo arimo, biramuvuna. Abantu bahanganye n'agakiza kubera iki? Etape ntabwo bazi ko zikurikirana. Abantu basanga mu gakiza kababanye umutwaro, kandi agakiza n'ubundi ntabwo ari umutwaro, ahubwo ni ikamba ry'ubwiza kugafite. Ni no mpamvu nujya mu Befeso igice cya 4 Pawulo yandikira Befeso yavuze ngo gutwara intwaro z'Imana. Igice cya 10 aravuga ngo mwambare ingofero ibagakiza. Nuvuga ngo ingofero ze ku muntu yambaye hari toni ifite, hari 10 ifite. Ingofero igomba kuba ari uko ahubwo imukingira izuba cyangwa ikamukingira imbeho. Noneho rero agakiza ku bantu batari mu nzira neza kahindutse umutwaro, aho umuntu kamuremereye ugasanga umuntu ahubwo agakiza ukamubera ibyishimo, kamuhindukiye ikibazo n'umutwaro. Uwo ntabwo ari umugenzi ujya mu ijuru. Agakiza kazana ibyishimo mu muntu. Icyambere Pawulo yigeze kuvuga ijambo ngo mwishime. Ntabwo ushobora kwishimira mu gakiza karakubereye umutwaro. Ubu abantu bagenda bigengesereye, bagenda biyoroheje, bameze nk'ababa farisayo, babandi bagendaga bambaye ibishura byanditse amategeko imbere mu gatuza. Ariko Yesu yabareba akavuga ngo bameze nk'ibituro bisize ingwa. Kubera iki? Agakiza kababanye umutwaro. Ntabwo agakiza kakabaye kari umutwaro mu gihe umuntu yishimye. Abantu benshi bari mu bintu batazi. Noneho ni nayo mpamvu Yesu yavuze ngo rimwe na rimwe abantu benshi bazampinguka imbere kuri uriya munsi w'amateka, batungurwe na za surprise zikomeye. Bamwe bazaza bibwira yuko bifitemo confidence yo kuza hondi ngo ababwire ngo kuri uwo munsi azaberurira. Ni ukubera iki? Abantu bagiye mu nzira bavuga ko bari mu ijuru, bajya mu ijuru ariko batagiyeyo, kuko ko batarutse ma etape. Icyambere hari abakristo bameze nk'abadafite gutekereza kwa Kristo. Etape ya kane, gutekereza kwa Kristo. Bibiliya iravuze ngo ninde wigeze kumenya icyo Imana itekereza ngo yigishe. Ngo ariko twebwe dufite gutekereza kwa Kristo. Gutekereza kwa Kristo iyo umuntu agufite, reka mbabwire, hari ikintu kimwe gikomeye. Iyo turi mu isi hano tugira isi y'ibigaragara, tukagira n'isi y'ibitagaragara. Isi y'ibitagaragara ni isi twakita ko ari isi y'umwuka. Iyi si y'ibigaragara, Yesu ashimwe, iyi si y'ibigaragara hari ikintu kimwe abantu benshi bakunze kuba bazi.
reka ntibabwire iyo uri muri iyi si ibigaragara. Haleluya. Reka mvuge iki kintu, gutekereza kwa Kristo ubundi biri mu buryo ushobora kubwira abakristo ko ubaye ufite iki kintu uba uri ku rwego ruhambaye ruremereye cyane. Iyo utangiye kugira gutekereza kwa Kristo uba uri ku rwego rwagutse rw'umukristo. Kubera iki? Kristo aba yokita ibitekerezo byawe byose ku buryo ibijya gukora byagenda gusa nk'ibyo we yakora. Muri makeya, ku buryo ushobora gukora ibintu umuntu yakureba agatekereza, akahita atekereza ko ufite Kristo. Yesu ashimwe. Ni ukuvuga iki? Reka mvuge iki kintu dusoza. Turi muri iyi si, nababwiye ko hari umwuka w'isi. Umwuka w'isi ufite intego ebyiri. Iya mbere gukira, iya kabiri icyubahiro. Mu babayeho bose bitwa ko bakomeye, ibikomangoma, abami n'abatware batandukanye, abo mwita ko bakomeye muri iyi si, nta kindi kintu gikomeye bigeze barwanira uretse ubukire n'icyubahiro. Ariko ukibaza, abo ni abadafite Kristo batekereza gutya, icyubahiro n'ubukire. Ariko icyo kintu hari ubundi hejuru y'icyubahiro, hejuru y'ubukire abantu barwanira, hejuru y'ibyo bintu haba iki? Ubundi hejuru y'ibyo bintu, muri iyo mitekerereze haba urupfu byonyine. Ariko umuntu ufite gutekereza kwa Kristo, munyumve neza, atekereza impande ebyiri icyarimwe. Icya mbere atekerereza mu isi y'ibitagaragara, muri monde invisible, yarangiza agatekerereza no muri monde visible. Kuko tukiri ku isi tugomba gutekereza kubaho. Ariko noneho muri iyi monde yacu y'ibigaragara, abantu batekereza icyubahiro n'ubukire, barangiza hejuru y'ibyo ngibyo haba urupfu. Ariko reka mbabwire bana b'Imana, bantu bari mu rugendo, bantu bagiye mu ijuru, iyo ufite gutekereza kwa Kristo, haleluya, uba ufite iyindi shusho itandukanye. Reka mvuge iki kintu, gutekereza kwa Kristo iyo ugufite hejuru y'urupfu, niho urugendo rw'ubugingo rutangira. Iyo urupfu ruje, upfapfira muri Kristo, ibyo murabizi. Ariko noneho reka mbabwire, hejuru yo gupfa twebwe urugendo rw'ubugingo ruba butangiye. Haleluya. Hejuru yo gupfa kw'abantu, abantu bafite gutekereza kwa Kristo baba bafite bagaje yabo y'ibanga, barateguye umushinga wabo bagatekerereza muri Kristo, barangiza bagatekereza ibintu byagutse, barangiza bagatekerereza mu bwami, haleluya, barangiza bagatekerereza mu ijuru bari mu isi. Kuko niko Bibiliya iravuga ngo niba twarapfanye na Kristo tukazukana nawe, tujye duhoza umutima wacu kubiri hejuru, aho Kristo ari yicaranye n'Imana iburyo. Reka mbabwire, umuntu ufite gutekereza kwa Kristo atekereza mu ijuru, akubaka iby'ubwami mu ijuru, yarangiza agahindukira agatekereza no mu isi. Nuvuga ngo agira ibitekerezo by'uburyo bubiri. Icya mbere iby'ubuzima n'iby'ubugingo. Haleluya. Iyo ufite rero ibi bitekerezo bimeze gutya, ni ukuvuga ngo ufite gutekereza kwa Kristo. Abantu benshi bajya batekereza, ese nyuma yo kubaho hari iki? Nyuma y'ubuzima hari iki? Rero umuntu ufite gutekereza kwa Kristo, nyuma y'ubuzima hari ibindi abona, hari ibindi atekereza, hari ibindi yubaka. Nibyo rero nifuza, izi nzego enye, iyo utarutsemo rumwe, urwa kabiri ntirukunda. Ntabwo ushobora kuba warabuze gutungana ngo utunge ubwenge bw'Imana. Kandi Bibiliya yaravuze ngo niba ari umuntu ubuze ubwenge, abusaba Imana. Ntushobora kubura ubwenge ngo ugire umwuka wera. Umwuka wera ntiyajya ahantu hinjiji, ntabwo ashobora gukora mu bwonko bw'injiji. Ntibibaho. Umwuka wera ntashobora gukorera mu bwonko bw'abaswa. Ntibibaho. Kuko Bibiliya ivuga iki? Iravuga mu gice cya 28:28 ngo nuko ibwira umuntu iti kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kuva mu byaha niko kujijuka. Bivuze ngo iyo umuntu ari mu byaha barinjije, bitarebye titira ariho,
akiri mu byaha egare kuba ari injiji. Rero nuvuga iki? Ubwenge ntushobora kuba boneka mu muntu w'injiji nyine, ntibishoboka kandi birasobanutse. Ntabwo ushobora kuba udafite gutungana ngo utunge ubwenge, kandi deja ubwenge nta burimo, ntabwo, kuko biravuga ko kubura umunyabyaha egare kubura umuswa, kubura injiji, noneho kuba wavuye mu byaha egare kugira ubwenge. Rero umwuka wera ntashobora gukorera mu bwonko bw'injiji, ntibishoboka. Kandi niba udafite umwuka wera ntushobora kugira Kristo, udafite Kristo kandi ntushobora kugira Imana. Udafite uyu mwana ntafite na se, niko Bibiliya ivuga. Bivuze ngo kugira ngo ugire se ugomba kugira Kristo, nicyo bivuze. Rero nabasangizaga iri jambo bivuga ngo niba uri umugenzi ujya mu ijuru, zirikana izi nzego enye zo kuba uzifite. Urwa mbere gutungana, kabiri kugira ubwenge, gatatu umwuka wera, kane kugira gutekereza kwa Kristo. Reka mbabwire abakristo babuze ubwenge bakojeje Imana isoni, uretse ko nabo ubwabo zarabakoze. Dufite kandi hari abo twibeshyeho tubashyira no mu myanya y'idini hejuru baratumbagira, ariko tubibeshyeho nta bwenge bafite. Ibyo bakoze byatweretse ko ntabwo bari bafite, kubera ko Yesu ari kuvuga ku bwenge yavuze ijambo rikomeye ngo ubwenge bugaragazwa n'imirimo yabo. Imirimo muri kubonana abantu mumenye ko bafite ubwenge cyangwa ntabwo bafite. Imirimo muri kubonana abantu nta muntu uciriye urubanza, ahubwo imirimo muri bubonana abantu muri iyi situwasiyo y'isi turimo uyu munsi muraza kumenya niba bafite ubwenge bw'Imana. Icya kabiri, Yesu yavuze ngo imbuto nizo zizagenda zibatandukanya, kugira ngo mumenye ko abantu bafite umwuka wera mubarebere ku mbuto bafite. Kandi abantu benshi bajya bashwana n'abandi bapfiza imbuto z'umwuka wera. Ntimukashwane n'abantu, kuko imbuto z'umwuka wera ntizera ku muntu, zera mu mwuka uri mu muntu, hanyuma zigahinguka ku muntu. Niba nta mwuka afite nta n'imbuto z'umwuka wera yagira. Kandi niba umuntu ariho ibitekerezo bye ugasanga byarabaswe, dufite abantu bagiye bakurura abantu aho kugira ngo babajyane ku Mana, babashyira mu bitangaza, babashyira mu bintu bifatika, ukuntu umuntu yatunga amafaranga, ukuntu umuntu yatunga. Ariko reka mbabwire mw'abantu mwe munkurikiye, ndagira ngo mbabwire ikintu gikomeye. Mu butunzi bwose Imana yashyizeho nta n'akantu na gato barayiba. Yaba diyama iracyahari nk'uko yari iri, yaba zahabu iracyahari nk'uko yari iri. Rero iyo umuntu ari kugukura mu rugendo rw'umwuka akakuzana mu rugendo rw'ubuzima, Bibiliya igaragaza ko ngo ibyo kurya ari iby'inda, kandi inda nayo ni iby'ibyo kurya. Rero reka mbabwire, nimugire gutekereza kwa Kristo, mwimure ibitekerezo mu bijyane mu ijuru, kugira ngo mubashe gutegura umushinga wanyu w'ubugingo, aho ubugingo buzaturana n'Imana. Ibyo mbibifurije nanjye mbyifuriza mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka dusenge, hanyuma ndabashimiye kubwira ijambo ryiza mukurikiye, kandi mbashimiye ko hari icyo rigiye gukora mu buzima bwanyu, kuko nanjye hari icyo rimarira. Iyo ndi no kurivuga mba numva hari icyo rimarira. Reka dusenge rero, ibindi ningira amahirwe tuzongera. Ndabashimiye Mana, mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye ku uyu mwanya mwiza wampaye, ku uyu mwanya mwiza nari hano kuri iyi channel ya Hirwa 4TV. Ndagushimiye kubera ko iri jambo ritambutse unshoboje kurivuga kandi rikagera ku baryumva, ukagumya kurishyigikira rikagira icyo rikora mu mitima y'abaryumva. Mana, buri muntu wese ndifuza ko yagira impinduka kubwira ijambo. Kandi ikindi, ijambo ryawe riravuga ngo ntabwo ari uko utinze isezerano, ahubwo ngo uritinza kugira ngo abantu bakizwe, urokora abantu bawe. Ndakwinginze rero iri jambo rigira umumaro kandi rihindure byinshi, uduhana umugisha n'abaryumvishije, kandi n'iyicano rinyuzeho ugumye kuyagura, ugumye kuyiha umugisha, witumbagize uyigeze kure, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo tubyambashe, amen.